hari hamaze kubera ibara, ariko mu by'ukuri ni ibi ni ibintu biba gake gashoboka, isanganya ribaho, ariko nanone abantu bava muri twe, kuko abantu ni abantu. Iyo nabwiraga rimwe nkunda kubigana Mutabaruka, navuga ni burya kujya mu gisirikare sibyo, ujyamo ufite imyaka nibura guhera ku 18. Ishyano marorerwa bibaye mu Rwanda, umusirikare yisha abantu 5 abazize amafaranga 1600 gusa. Ibi ngibi ni ibintu byabaye bitangaje cyane kandi binababaje, ikintu cyabaye cyasha ku gisirikare cy'u Rwanda. Nibyo mu ijoro ryakeye umusirikare wa RDF witwa Sergeant Minani Gervais ukekwaho kurasa abantu 5 mu kabari ko mu kagari ka Rusharara, umurenge wa Karambi, mu karere ka Nyamasheke, yatawe muri yombi kandi RDF yafashe ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Umusirikare araza kubibazwa ari mu maboko yacu, tubaza kumenya gahunda zari zimujyanye muri ako kabari, turacyabikurikirana. Ni umusirikare nyine udeployinze hariya kujya kureba hari hamaze kubera ibara, ariko mu by'ukuri ni ibi ni ibintu biba gake gashoboka, isanganya ribaho, ariko nanone abantu bava muri twe, kuko abantu ni abantu. Iyo nabwiraga rimwe nkunda kubigana Mutabaruka, navuga ni burya kujya mu gisirikare sibyo, ujyamo ufite imyaka nibura guhera ku 18. Iyo rero ugiye mu myaka 18, ni ukuvuga ngo imyaka isigaye yose niho uba warafatiye imico yawe yose niho ibihera. Nubwo bagufasha, nubwo hari discipline, nubwo hari ibiki baguha, ariko ntibishobora nanone 100% kukurema ngo bugwinde, kuko ntawe uvuka wenda ngo avuke uwo munsi ava mu nda ahita umusirikare. Icyo ni ikintu kimwe abantu bagomba. Nabonye hari abantu benshi bari kwandika ibintu ubona bitanasukuye, abenshi ntekereza yuko harimo abantu bari gukoresha imvugo ziri aho ngaho. Ibi ntekereza yuko ntago RDF yatumye uyu musirikare, ntago ibyo yabikoze mu izina rya RDF, yabikoze nk'umuntu nubwo yari membre, kandi byanze bikunze agomba gukurikiranwa akanabiryozwa sibyo. Ibirimo rero bavandimwe, rimwe na rimwe tujye twumva uko umuntu buriya, niyo mpamvu ubona bagerageza kureba, bagascreeninga, bagakora ibintu byose, bakareba abashobora kuba bafite byibuze urugero runaka, ariko ntabwo hashobora kuburamo umuntu ufite kamere ye. Ntabwo bishoboka, nk'uko ushobora kubona umwana wa pasiteri unywa inzoga cyane. Ibyo ngibi si ukuvuga yuko atari umwana wa pasiteri, kandi yaravukiye mu muryango yaranasanze ari pasiteri. Ni na kimwe ko wabona abakobwa ba pasiteri babyara inda z'indaro cyane. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye yuko abana ba pasiteri bakoze ibyaha by'ubusambanyi, ariko ntago bikuraho ko ntago bivanaho ko papa wabo ari pasiteri, kandi ntibaba barabikoze mu izina rya se, ntago barabikoze mu izina rya pasiteri. Rero hari ibintu bimwe abantu bagomba gusobanukirwa bakanatandukanya. Yego, kuba bashaka ibyo gukora no gushaka guharabika igihugu muri rusange no kuvuga amagambo n'ibindi nk'ibyo, ibyo byo babivuga, ariko nanone ni ibintu bibabaje. Ntekereza yuko uko biri kose, nk'uko nabonye itangazo rya RDF, nayo iraregretinga cyangwa se itewe agahinda n'ibyakozwe n'umwe mu basirikare bayo. Ntekereza ko byanze bikunze agomba kubiryozwa ku gihano gishobora kuba gihari, kuko no mu itangazo babisobanura neza, bakavuga ko nyine amategeko agomba gukurikizwa, ariko hakaba n'ikindi kintu kirimo kimwe gishoboka. Ndatekereza yuko discipline ikwiriye gukazwa cyane rwose. Yego, muri iki gihe turimo ntabwo ari nk'ibihe bya kera, ariko iyo biza kuba ari kera mon frere, byari kuba ari ibindi urumva. Kera nka ryari isuku, kera nka ryari, ariko za amateka ya RDF iva muri RPA nta wakinisha ibi ngibi rwose. Byabaga ari ibintu bikomeye cyane, ariko uko biri kose na n'ubu ndatekereza yuko ibyo baza kureba, kuko numvise abaturage bavuga yuko abantu cyane bakorera hariya bafite umuco wo kujya gusinda. Nta musirikare ugomba kubona umwanya wo kujya kunywa
ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye nta n'ibyo dukeneye sibyo abashyize mu majwi ibyo ntabwo ari byo abahari nabwo nzi ko bitari buborohere byanze bikunze inzego zirareba ku bashinzwe viongozi lazima bafite ibyo bari busubize urumva ntabwo ibyo ngibyo bibaho nta nubwo binakwiriye ntabwo turi mu gihe cyo kujya guteta mon frere sibyo ibyo ntabwo ari byo ariko nanone abantu babyumve yuko umuntu ni mugari sibyo kuko kugeza uno munsi wa none ntabwo umuntu n'uwo wabyaye ukamurera nguha urugero rw'uko n'umwana wa pasiteri ashobora kubyara inda y'indaro ashobora kumusanga abana ba pasiteri bose babyarira mu rugo utari ko se pasiteri vite ukandi byamugendekeye bite ko tubwira kwihana no kureka ibyaha no gukora ibiki byose abana be kuca abana be ariko umuntu arivukira ibyo ni ibintu rero amezi 6 9 se n'utundi dukose ntabwo ari byo bishobora guhinda umuntu completely no mpamvu babwira mbasubiramo ya mvugo ya Churchill avuga ati ni mu umuryango muzima nzabaha igihugu kizima ubwo rero iyo umuryango watangiye kuko iyo bahamagaye barahamagara bati mwese muze nibyo bose bakavuga bati abana bakaza bavuze ibisabwa byose bakaza hariya ababyujuje bose bakemerera abiyuje bakaza ariko ntago bavuga ngo guhera ku myaka 3 uyu muntu yabaye hafi yakuza ate yarezwa ate icyo ni ikintu mugomba kureba baragerageza ku buryo bushoboka ahubwo ibi ngibi rwose it is a wake up call kuko hagomba kongera imbaraga so ndatekereza yuko uyu sergeant seriously kuko ntekereza ko byo sergeant aba ari umuntu ni ranka nibura bari cyongoza usobanutse ariko ubwo nta kundi ntabwo abantu ariko baze kureka gukomeza kwifata mu izina rya RDF ibi ngibi rwose tubyumve kimwe biragoye kuba wabitandukanya kubera yari umwe muri bo ariko nanone tumenye umuntu ni mugari nta ese izo nizo ndangagaciro za RDF no hagariso ariko kuko nicyo yatumwe se kukazi cya kabiri RDF igirwa nabandi nitwebwe bava muri twe nukuvuga ngo n'umuryango mugari ubwo ko biri kose reka twihanganishe imiryango yabuze ababo ariko ndizera yuko hari ikiri bukorwe mu rwego rutanga ubutabera yego ariko hari n'ikiri bukorwe mu rwego n'ubusa abaturage bavuga iby'indishyi n'ibindi nekereza yuko RDF byaza bikunze iraza kugira ikikorera iragira ikikora nubwo nta cyasimbura umuntu nta kibazo ndumva kuri ibyo ngibyo rwose ni ikintu numva ndetse abaturage bakaba binubiye ibintu byabaye ku Rwanda uno mugabo yarashaba abantu mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Karambi mu mudugudu w'urubyiruko ibi ngibi ni ibintu byabaye kibazwa cyane se ni ikihe kibazo kiri mu basirikare baturiye muri iki kigo muri aka karere ka Nyamasheke aba basirikare ngo si ubwa mbere bagerageje kuba bateza akavurugayo mu baturage baturiye iki kigo cyabo mbese aba baturage bafite agahinda kenshi baranababaye cyane umwe mu bacecuru biciwe yavuze ko yabonye umwana wamaze kuraswa keka kari intera hamwe zibashije kuba zaza ngo zigatera ariko ngo yababajwe cyane no kumva ko ari umusirikare w'u Rwanda wakoze igikorwa nk'icyo mwibutse gukora subscribe uri mutarayikora akandi barikoze umuntu agaciro cyane kabisa ese mutarakora subscribe kuri ni vibe amakuru yakura he tubwire uno mugabo ngo yagiye mu kabari kari kegera aho ngaho yakama ibyuma 3 inzoga bakunze kwita ibyuma hanyuma amaze kubifata ngo agerageza kuba yakora uko acika yanga kwishyura umukobwa ukora mu kabari agerageza kumuhagarika ariko umugabo aranga amaze kwanga ahubwo amukubita igipfunsi umukobwa agwa hasi birangira umukobwa n'intege nyananiwe guhaguruka naho umugabo nyakwanga kwishyura akomeza ajya mu kandi kabari na bya byuma bye 3 agezeyo aterana amagambo na nyirakabari hanyuma nyuma yo guterana amagambo na nyirakabari bararakaranya gusa ba nyirakabari n'abandi bantu bari muri ako kabari ngo bamubwiraga nabi batazi neza ko ari umusirikare bazi ko ari umuturage usanzwe ibintu byakomeje kwibazwa se aba basirikare bahawe umuco wuhe kugira ngo bakore ibikorwa nk'ibi abasirikare bameze gutya ni iki kiba cyababaye kugira ngo bitware muri ubu buryo ubu mugabo ngo nyuma yuko abonye abantu bari abasinzi bari kunywera muri ako kabari batamwumvishe yagize atya ngo umuzinyura mwica aba muri we mu mutima yigira inama yo kuvuga ati reka njye kuzana imbunda mbarangize
ngo nibwo yahise ajya mu gisirikare, yambara imyenda ya gisirikare, afata n'imbunda, aramanuka mu isantere. Ageze muri bya santere ajya kuri ka kabari, asanga nyirakabari yagiye kuko ari we bari banatonganye cyane, ariko abura abo yitura umujinya. Aravuga ati reka ndase bano bantu bose bari mu kabari. Niko kurasa abantu bari muri ako kabari bose, birangira 5 bose basize ubuzima. Nyuma yo gukora ayo marorerwa yahise ahitamo gucika, igira inama yo kuba yahita acika ntiyasubira mu kigo. Ariko leta y'u Rwanda ikimara kumenya ibyo byose bibaye, bahise bagerageza kuba bamuhiga, bajya kumushaka mpaka bamufashe. Ubu ngubu akaba ari kubarizwa mu maboko ataraye. Abasirikare batojwe bagamije kuba barinda abaturage nibo batangiye kwica umutekano w'igihugu mu buryo nk'ubu. Uyu musirikare ikintu yakoze ni igikorwa gisebetse cyane, ni n'igikorwa gishobora kuba cyaza gutuma n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bukinjiramo kugira ngo bano basirikare bongere basubire ku murongo. Abo basirikare baturiye kano gace ngo n'ubundi si ubwa mbere baje guhungabanya umutekano w'abaturage baturiye kino kigo cy'abasirikare, ngo n'ubusanzwe basanzwe baza gusindira muri ako gace, barangiza bagateza akavurugayo bakarwana, rimwe na rimwe bakanga no kwishyura amafaranga banywereye. Ese aba basirikare gusohoka kwabo mu kigo bakaza mu gace gaturi icyo kigo bagateza akavurugayo, ese leta ishinzwe ibintu nk'ibyo yo ibivugaho iki? Iki ni igikorwa gikomeye cyane cyagiye kinibazwaho, kinavugwaho cyane, kigarukwaho kubera amarorerwa yarabereye muri kano gace. Aba babyeyi bavuga ko n'abaturage bo muri kano gace bavuga ko aba bana n'aba bagabo bapfuye muri kano kabari bari bafite imiryango batunze, bakibaza ese leta iraza gutanga ubuhe bufasha kuri bano bantu barashwe muri kano kabari, barashwe bazira umusirikare wasinze akaza guteza umutekano muke. Ibi bintu bishobora kuba byaza kuba byafatwa nabi n'abadakunda u Rwanda, bakavuga ati murebe ibyo basirikare b'u Rwanda bakora. Ndabyibuka neza ko hari abantu babanga u Rwanda, babashaka kuba baza ngo bagashaka ikintu cyose cyaba nk'intwaro yo kuntu bavuga u Rwanda nabi. Murabazi bafata n'ibyiza bakabivuga nabi kugira ngo batere icyasha u Rwanda. Ukibaza se noneho nibagera ku ngingo nk'ingi ivuga ati umusirikare w'u Rwanda watojwe kurwanira igihugu, kuba yakifata akafata imbunda akaza karasa abantu b'abaturage ashinzwe kuba yarindira umutekano, bakaba babizamukiyeho bakavuga ati abangaba ni ba bantu n'ubundi batojwe bino bintu ni vibe. Ibi byose reka nze tubyinjiremo neza tumenye imva n'imvano y'iki kibazo cyabaye muri kano gace. Mwibutse gukora subscribe uri mutarayikora, akandi barikoze umuntu agaciro cyane kabisa. Ese mutarakora subscribe kuri ni vibe, amakuru yakura he? Tubwire. Uyu musirikare rero yakomeje nyuma y'uko acitse, abaturage bakomeje batanga ikirego, gusa leta yase ishira imbaraga muri bino bintu. Abantu rero bakomeza kugenda bibaza se amaherezo y'abasirikare nk'aba ngaba bateye gutya, we muti cyase niwe mwanzuro buze kuba wakorwa kugira ngo ikibazo nk'iki ngiki ncunje kuba cyagaragara mu Rwanda, bitewe nuko abanzi b'igihugu bashobora kuba babyifashisha nk'intwaro yo kuvuga ati nimurebe babayobozi banyu, nimurebe ya FPR, nimurebe babandi mwita ari abantu beza, batangiye kuba babagaruka. Ibyo bintu muraza kuba mwabyumva mu byitege, gusa mube muzi neza ahantu igihugu muri rusange gihagaze, ko biriya bintu atari ibintu byapanzwe cyangwa se ngo igihugu gifitemo uruhare, ahubwo ari ibintu nk'umusirikare ashobora kuba afite nk'ikibazo runaka ku ruhande kiba cyamuteye gukora biriya bintu, ariko akaba ari buze kuba yabihanirwa kandi akabiryozwa. Ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda bwayanganishije abaturage mu kababaro batewe n'uyu musirikare, banihanganisha igihugu muri rusange ko biriya bintu ntago byari ibintu byiza kabisa, ntago byari ibintu byiza ku buryo byagaragaje isura mbi yaba ku gisirikare cy'u Rwanda yaba no ku Rwanda muri rusange, kuko uno musirikare yari umusirikare w'u Rwanda wakoze amarorerwa ameze gutya. Ubundi mu buzima busanzwe abasirikare baba ari abantu bo gufatirwaho intangarugero, aba ari abantu ubona ko bari ku murongo kabisa. Gusa kujya kubona umusirikare nk'uyu ukoze igikorwa nk'iki ngiki aba ari ibintu bitari byiza, bigaragaza ikintu kitari cyiza ku Rwanda ndetse no ku mitoreze y'abasirikare b'u Rwanda. Uyu mugabo nyuma y'uko ashatse gucika byangiye yafashwe, ubu ngubu ari mu maboko ataraye, najya gukatirwa urubanza agiye gukurikiranwaho. Amakuru tuzakomeza tuyakurikirane ku gihe, tuyabagezeho ku gihe. Ibindi bikomeje kugenda byibazwa nuko uno mugabo ngo
ashobora kuba yari afite ikibazo ngo cy'imitekerereze, ngo nubwo yari akiri gukurikiranwa n'ubuvuzi bw'igisirikare, ngo ariko ashobora kuba yari afite ngo imitekerereze itameze neza, nubwo bamwe batari kwemera ko ahubwo ari byo, ariko niba abandi baba bari ku ruhande rwo kuba basebya u Rwanda, bavuga u Rwanda nabi, bakagenda bashaka kuba bashaka ibintu biza bikavuga nabi u Rwanda, bashaka gushaka ahantu bamenera. Ariko amakuru yose agenda agaragaza ukuri tuzagenda tuyabagezaho kugira ngo mugire amakuru ahagije kuri iki kibazo. Ni Vibes.